urirya cyane ubundi mu buzima busanzwe urirya ariko gusa kubera iki uvugira ku mutsi w'iryinyo nuko utishimira ikintu cyangwa se mu buzima busanzwe niko uteye hanyuma hari umubyeyi we ari we mukuru wawe we noneho yabifashe gute iyi saha ndabizi ko yari ku ruhande rwawe aho wanambwiye ati mama we yishimye byivuze ko nabahagarariye nge nkajya mitangazamakuru kuvuga ukuri we iyi saha niyumva kumushyigikira urumva nta kibazo muzagirana hanyuma hari umwana bakundanaga witwa Tegera Umexe wa Promesse nayo yaravuze ati uriya mama yakomezaga yifuza yuko nasubirana na Promesse yewe wanansaba imbabazi ashaka ko nge na Promesse dusubirana ariko ntibyashoboka noneho iyi saha ugarukiye Promesse wa mukobwa noneho urumva ntacyo kikubwiye yaravuze ati umuntu bita Jane ati rwose yashutse umwana wacu amushukisha amafaranga aramurarura mu hutuntu nawe azabyumva niba kuko ari umuntu ukunda Promesse none se agomba kuza akadukunda nk'umuryango akatugana none se natabyumva azakuraho undi muryango tugomba kumubera umuryango agomba kubyumva akaza mu muryango tukamukunda tukamushyigikira. Gasaro TV kunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze umerere mu mpande zose z'isi ndabasuhuje abari mu Rwanda East Africa ndetse n'abari muri diaspora nukuri nanjye ndabakunda nkuko namwe mudahwema kungaragariza urukundo umunsi rero twakiriye umuntu reka mvuge ngo w'umumaro ku impamvu ndivuge ngo ni uw'umumaro muraza kuza kubimenya mu kiganiro kirambuye tugiye kugirana nawe ndongera musabe mu cyubahiro cye tumugomba yongere yibutsa abantu badukurikiye nubwo ubushe twakoranye ikiganiro murakoze nanjye ndabasohoje yego nongeye gusuza n'abadukurikiye bose nongera kubabwira ko nitwa Musabyimana Tasienne yes Tasienne hanyuma ni nyina wabo wa mama Promesse benshi babonye ikiganiro cy'ubushize twakoranye hanyuma amakuru y'iminsi amakuru turaho tumeze neza ndabona wambaye imituku kabisa uraberewe cyane yego murakoze cyane hanyuma se twari turi mu bihe navuga byaguma mu rugo ibihe bitari byoroshye uyu munsi noneho dore leta yaradohoye turongera turasohoka ubuzima bwari buhagaze gute ubuzima bwari bumeze neza navuga ngo ni neza kuko ntabwo twabuze icyo kurya rwose leta yatwitayeho cyane duha umuceri duha ifu igikoma turanywa n'abana mu rugo nyine ubona ubuzima burakomeje kandi covid dukomeza no kuyirinda rwose tuguma mu rugo ntaho tujya nta ngendo zitari ngombwa hanyuma ndashaka noneho mbwire abana bameze gute umutware bose mbere yo kwinjira mu kiganiro mbaze bibarize n'ubuzima busanzwe abana bameze neza umutware araho twese turakomeye turaho rwose ndwirukana mbere ufite indi look no munsi nagwaje ufite indi hanyuma ariko ubundi ndashaka twinjiye mu kiganiro undi Tasienne ni muntu ki ni umuntu uteye gute mu buzima busanzwe rero mu buzima busanzwe yewe urambona ndi umuntu utagira ikintu ndemera cyane ndi umuntu uhora useka ntabwo nkunda kurakara cyane ujya kubona ngo narakaye cyane rwose ibyo ntabwo abantu babimenyereyeho cyane ndi umuntu ugira urukundo icyo ni cyo naniyiziho ndi n'umuntu ukunda gusenga Gatolika rwose niryo dini nakuriyemo ubu ngubu wambaza rozari cyane na Bikira Mariya cyane hanyuma ni ikihe kintu gishobora kubangamira rero mu buzima busanzwe bikaba byanatuma bikwicira umunsi ikintu kimbangamira rero cyerekana afite agafaranga ariko icyo kimbangamira ariko niyo naho ndeba igiceri cy'ijana imbere yanjye bamwumva rwose ari umunezero kuri njye kuba ufite igiceri cy'ijana ntabwo ushobora kubura umunyu cyangwa ujye kubusaba ni ukuri hanyuma ndashaka tuganire benshi wenda babonye ikiganiro twakoranye mu minsi yashize ndetse benshi batera comment navuga ngo z'agahinda zibabaje none ndashaka kumbwire umutware wewe kira kiganiro cyakiriye gute umutware wanjye rero yacyakiriye neza mu rugo rwanjye rwose bacyakiriye neza cyane cyane rwose ntago yateye comment wenda ko Promesse usa n'uwamusenye kandi uri nyina wabo ndeka mvuge ngo nka mama we yine yabigizeho ikibazo aravuga ati ariko rero nawe niba Promesse uri nyina wabo ntabwo ntuzamutera igikomere ahubwo menya ko Promesse uri nyina wabo ukore nka nyina wabo rwose ariko nawe ntuzamuvane muri mudu yarimo
hanyuma ndashaka kumbwira wabonye comment nyinshi cyane koko zigiye zitandukanye ziguma zandika ku kiganiro twakoranye ndashaka kumbwire benshi baravuze ati uyu mudamu ni umugome isura yigaragaza ko ari umuntu mubi ubundi zira comment yo wazakire gute zira comment rero ubundi ko byagenda kose ntabwo baburi ko kuvuga kandi biba byiza nyine comment kugira ngo ibeho nawe ugira umurongo ugenderaho umenye ko ugomba kwitwara koko nibe promesse ndi kumubangamira nanjye baharahakomwe mu comment nyinshi nararebye ndavuga nyine ubwo mpita nkuramo icyo ngomba gukora comment nicyo ziberaho ni nanziza cyane hanyuma niziye comment zakubabaje mu kiganiro twakoranye ndabizi warazisomye narazisomye nyinshi cyane ariko nyinshi nta nubwo zanambabaje kuko nta cyari kirimo numva gikabije reka nko kuvuga ati wenda urirya kuvuga ati se wenda uravugira ku mutsi w'iryinyo reka promesse reka na Jeanne babane ibintu nk'ibyo ati se mbese ari umuhungu wawe we wamwinjira mu buzima hahise ubundi hari benshi nabo komeje mbona comment urirya cyane ubundi mu buzima busanzwe urirya ariko gusa ntabwo ari ukwirya yego ahubwo ngira ibintu bya morale cyane yego kuko n'ubundi no kuva na kera mu buzima busanzwe ndasi morale ndasi morale mu murenge aho nakunze kuba cyane hariya mu murenge wa Remera niho twari dutuye mu kagari ka Rukiriya mbere nari rwose icyo habaga inama ndabyibuka neza ninjye wagagiga imbere mu kubyina nkabanziriza n'abandi twese tukabyina twishima njye niko mbaye nkunda kubyina cyane ndasimorare byiyumvamo kandi n'ibyanjye bawo simorare bose bubahwe yego hanyuma hari ikindi ikibazo abantu benshi bakomeje bibaza ati kubera iki uvugira ku mutsi w'iryinyo nuko utishimira ikintu cyangwa se muzima busanzwe ni kuteye oya ntago ariko nteye ahubwo buriya nari mfite umujinya cyane numvaga mbabaye nagahinda nari mfite nkumva ntabwo byari binshimishije ariko nawe ubundi mvuga neza nta n'ikibazo njyangira buriya uravuze iki ntabwo byari binshimishije benshi bakomeje no kwibaza ati muzamutubarize kubera iki wenda yahisemo guhita bijyana ku itangazamakuru ku itangazamakuru nagombaga kujyayo nagombaga kujyayo kugisha inama kuko buriya hari ikintu ugenda ku muntu w'inshuti yawe ukamugisha inama ukabona kubwira ibitari byo wajya kundi ukabona ko bitari byo kuko hari ababyishimiye hari n'abataba babyishimiye ariko buri ugiye ku itangazamakuru ugahura n'umunyamakuru ntabwo aba akuzi nawe ntumuzi nta rwo munaturanye ariko akubwiza ukuri akakugira inama nyayo niyo mpamvu naje kwitanga amazamakuru n'abantu bakugira inama n'abantu bangira inama ko biba byiza ukamenya umurongo ugomba kugenderaho hanyuma uravuze uti naraje benshi wenda bangira inama abandi banera amabuye abenshi bakugira inama wakuyemo iyihe nama cyangwa se iriye somo benshi bangiriye inama rwose nanjye nkuramo isomo ryo ko ntagomba kwivanga koko mu rukundo rw'umwana kuko nararebye mbona promesse wamugane promesse afite imyaka y'ubukure ntagomba kwivanga kuko mu bya promesse yego promesse niba arengeje imyaka 20 n'ingahe hafi agiye kuzageza muri 30 uguhitamo n'ukwe koko nanjye zira comment hari aho zankoze pe hari aho zankoze nanjye numva koko ibyo ndi kuvangira promesse ni ikihe kintu cyaguteye imbaraga cyo gutuma uhindura ibitekerezo icyane rero imbaraga niriya comment yo kuvuga ngo reka kwivanga ese ari umwana wawe wowe wakwivanga mu rukundo rwiwe nanjye koko mbona mbese koko ndi nyina wa promesse ese ari nk'umwana wanjye koko yikundaniye n'umuntu ni ngombwa kugira ngo ujye kwitambika mu rukundo rwe nanjye koko mbona ntago ari byiza niyo mpamvu rwose iyo iriya zira comment bwose bari abantu ahubwo umva ndabasuhuje ariko ari n'abandi bagushyigikiye ati nibyo ratati ntago nawe umwana wawe wakemera yuko abana n'umuntu umuruta kuriya kubera icyo wenda atari inama zabo wagendeyeho ntago ari inama zabo nagendeye kuko umuntu niwe wihitiramo yego buriya ashaka kuvuga ngo yashatse umuntu mukuru ariko nanone ugasanga abantu bakuru nibo bashaka no kubaka n'urugo kuruta abatoya kuko kuba umuntu mukuru nk'uriya Jane nemera yuko aba yarabonye ibyisi byose nta kintu cyamurangaza mu kubaka kwe yego gusa n'ubwo promesse akiri umwana mutoya ariko bara Jane ashaka kumushyira kuri gahunda bakubaka
nta kibazo kuruta uko yashaka uriya mwana mutoya ukirangariye imitungo yo hanze n'ibiki byose, cyangwa akabona umugabo ufite amafaranga n'imodoka akaba yavuga ati n'ubundi Promesse ni umukene n'iki no. Ariko buriya bibaniye na Jane yamaze afite umutungo uhagije, Jane yamaze kubona iby'isi, nta n'ikintu kimurangaje uretse kuba ashaka umugabo gusa. Muri make noneho iyi saha wavuye ku izima? Narivuyeho rwose kubera no gusenga, narivuyeho reka narabaretse reka bigire mu rukundo. Hanyuma ndazi ko Promesse twakoranye ikiganiro avuga ati mama wacu yarambabaje cyane, ndashaka kumbwira no Promesse ukimara gutanga kira kiganiro ntago we nabimubashe, reka mbikwibarize hagati yawe nawe umubano wanyu wagenze gute? Promesse rero umubano wanje nyine yari yarandakariye, nawe urumva ko byamuwarakaje, ariko Promesse rwose ngomba kumuhamagara nkamushaka tukaganira, kandi Promesse azanyumva, nzamubwiza ukuri kose ntamubeshe, nzamubwiza ukuri kose rwose ko narayobye, musabe n'imbabazi. Ariko nyuma yaho y'ikiganiro ntago mugize uvugana Promesse? Promesse rero nyuma yaho naramuhamagaye, ariko nyine nkumva aracyandakariye, ariko rero buriya kubera ko ngenda muhamagara muganiriza, burazabona nawe burakari rwose burangire, ubwo nongeye kugaruka ahangaha rwose nkavugisha ukuri. Wenda hari igihe nshobora kuba muhamagara akavuga ati wenda mama wacu aracyambeshya, ariko kuba mbivuze rwose ku itangazamakuru abyiyumvira rwose arabona kuko ndi ku murongo mwiza ntakimubangamira. Hanyuma hari umubyeyi we ari we mukuru wawe, we noneho yabifashe gute? Iyi saha ndabizi ko yari ku ruhande rwawe, aho wanambwiye ati mama we yishimye byibuze ko nabahagarariye nge nkajya mitangazamakuru kuvuga ukuri. We iyi saha niyumva kumushyigikira, urumva nta kibazo muzagirana? Nta kibazo tuzagirana, kubera kuko uko byagenda kose ni mukuru wanjye. Yego azabyumva kuko nari naramuganirije ndabimubwira, ariko nawe baravuga ati oya, kuko nawe yari yabanje kubyanga. Aho musangiye nka mukuru wanjye turaganira mwereka kuko umwana akuze tutagomba kumubangamira, abyumve rwose abone kuko ari ukuri, agomba kureka abana bakikundanira. Hanyuma wenda benshi ndabizi mu muryango wawe baraza kugutera amabuye, urumva biruze gukorohera ko wagiye ku ruhande rwa Promesse, cyane ko umuryango wa Promesse udashaka ko azabana n'uriya mama? Hari undi rero umuryango tugomba kwicara tukaganira, urumva ko nyine ntabwo bose bashaka kubyemera, hari igice kimwe cyabyemera n'ikitabyemera, ariko nyine ni ukuvuga ngo abatabyemera bagomba no kubyemera, kuko nta kundi byagenda. Ntabwo tugomba kubangamira umwana, nawe bagomba kubyumva gutyo, kandi uko niko kuri, kandi yaratunaniye. Promesse rwose ntabwo wamubuza Jane ngo bikunde, kuko mbona ari ibintu bigeze kure, byafashe intera ndende. Hanyuma hari umwana bakundanaga witwa Tegera, umexe wa Promesse, nawe yaravuze ati uriya mama yakomezaga yifuza yuko nasubirana na Promesse, yewe anansaba imbabazi ashaka ko njye na Promesse dusubirana, ariko ntibyashoboka. Noneho iyi saha ugarukiye Promesse, wa mukobwa noneho urumva ntacyo kikubwiye? Uriya mukobwa ye nawe uriya bizanga ngombwa ko ngomba kumuganiriza nk'umubyeyi, nkamubwiza ukuri, urukundo wundi rujyaho rushaka, kandi urako n'ubundi kuvuga ngo ndahatiriza Promesse ashake Tegera, ntabishaka gutakunda. Ubundi buryo umuntu atakwikundiye ukamukundishwa n'abandi ntago bishoka, naho umuryango wagushyigikira, ariko umuryango ntago ari ukubakira. Umugabo wowe n'umugabo nimwe mwubaka urugo rwanyu mukagira icyo mugeraho, nawe kuvuga ngo gihe ngo naragukunze, ese nge ndagukunda nge nzakurongora, nzakubakira se? Ntago bishoboka. Tegera nawe ngomba kumusanga nkamuganiriza n'umwana, aracyari n'umwana buriya, aracyari n'umwana. Tegera ashaka kuzabona undi gutari Promesse cyane rwose, buriya kandi ni n'umukobwa mwiza rwose, ni n'umukobwa mwiza rwose, ntacyo atwaye, yarize, kandi nzi neza ko azabyumva, azanyumva nk'umubyeyi, nanjye nzamutwara nk'umwana, dusanzwe tuganira, ni n'inshuti yanjye rwose. Hanyuma iyi saha urumva umubano wanyu utazakuzamo agatotsi? Yavuze ko we mwari mubanye neza kubera ko usubiye ku ruhande rwa wa mama, kandi we yatangaje ati umuntu bita Jane ndamwanga cyane. Ni ngombwa koko umubano wanjye nawe ugomba kuzamo agatotsi, ariko kazamo katazamo ntago namuhatira. Umuhungu ntategeka, umuhungu nakubwiye yuko afite imyaka myinshi y'ubukure, ntago ari ngewe ngomba kumuhitiramo cyane. Ndetse ndamuhitiramo nzamumarira iki se?
ninamubwira ngo nihambire ku muhungu utamushaka nabyo ntibyakunda kandi abantu bagomba gushaka nabahuje nicyo mbona kuko iyo badahuje ni kwa kundi ubona n'ubundi bigeze hagati bikanga bagasabutane. Hanyuma mama hari ubushize yaravuze ati umuntu bita Jane ati rwose yashutse umwana wacu amushukisha amafaranga aramurarura mu hutuntu. Iyi saa noneho umaze kubona ko ari urukundo aho ubushize yatangaje yuko promesse yakurikiye utuntu Jane amuha. Niko nawe nabivuze pe kubera yuko nabonaga amashagaga promesse afite noneho nareba na Jane nkabona ntago biri guhura noneho nkabona ko promesse kubera yuko ari gushaka ibintu amukurikiye imitungo amukurikiyeho amafaranga ariko kugeza isaha nabonye ari urukundo promesse afite. Ni cyo kintu cyakwemeje rero none bya bintu tabikurikiye birashoboka ko ari byo cyangwa se atari nabyo uretse kwenda ngiye isaha nzi ko bakundana ariko nta wareba mu mutima w'umuntu wenda areba ikirimo imbere. Oya maze kubibona nanjye urabona ko nkuze kuko ndakuze iyo umuntu areba umwana ukurikiye ibintu n'urukundo biba bitandukanye rwose. Promesse ntago akurikiye umutungo akurikiye Jane nk'umuntu mukuru uzamugira inama azamugira inama yuko bubaka ko Jane amaze afite uburambe mu kubaka. Promesse akiri umwana mu kubaka ariko nahise mbona yuko Promesse kinashaka no kugira ngo ahure na Jane bubaka urugo rukomere apana ibyo kwabavuga ngo araca hirya araca hino ngo aracyareba ngo abakiri bato mu muhanda weya ashaka umuntu ukuze ufite ubwenge bwo kubaka by'iki gihe akabivamo. Nicyo maze kubona n'urukundo. Hanyuma ubushize warasabye ati ndumva nakifuza ko nazahura n'umuntu bita Jane ariko Jane bimusabye anira utwatsi cyane benshi barabyumvishe mu kiganiro aravuga ati reka ntago nahura n'uriya mu mama. Wumvishe umeze gute wumvishe ibyo bintu? Narabyumvise ariko agiyewe kubera ko nakubwiye kuko nta kintu kikunda kumbabaza mu buzima koko kandi nawe uri Jane nawe wanababara kuvuga ngo turahura gusa nanjye gusa Jane zahura ariko nawe yarababaye kandi koko nibyo naramubabaje akuzi kuvuga ngo sinshaka ko umuhungu wanjye abana na runaka rwose yarababaye rwose ndabizi Jane rwose sinzi yarababaye. Hanyuma Jane iyi saha ndabizi zakuri iki kiganiro ari naho wenda watangaje ati nago nshaka ko umwana wacu abana n'uyu mukecuru none ugira ibyo umubwira uyu munsi bikuri ku mutima wawe wenda ujyaga wifuza no kumubwira ariko ukavuga uti sinzi ko yanyumva cyangwa se amahirwe naho nayakura. Jane rero icyo namubwira no kugira ngo rwose ambabarire tujye muhamagara rwose musabe n'imbabazi nakubwiye ko ndi umuntu usenga ndasenga kandi burya nkubwira iyo umuntu asenga agomba no gusaba imbabazi kuko nibe ujya gusenga ufite ikintu ingingimira ku mutima uvuga ngo uranga n'ubundi gusenga ntago iryo jambo ntago isengesho ryagera aho rirenga. Batwigisha igihe kiniko nimbe ufite ubundi icyo upfa na mugenzi wawe ubanza ukagenda mukiyunga ukabona kugaruka imbere y'Imana. Nanjye rero ndashaka kugira ngo Jane nzamusabe imbabazi niyo byakunda aze rwose musabe imbabazi kuko ari kwemona nubwo Jane ngerageza kumuhamagara meretse kumuhamagara ari mu gitondo asa nkaho anyiyama ngo ugiye kunyiyama ku muhungu wanyu se ugiye kongera kuntuka ndamubwira we ya Jane mbabarira rwose ntabwo ibyo ngibyo bikirimo ahubwo ndashaka kugira ngo dore tuganire ukabona n'ubundi ntago anyiyumvamo ukabona nyine ntago ashaka ko twavugana kubera ko wenda yumva yuko ndi kumubeshya nyiri kwa kundi nyiri kumwanga ariko kandi mu by'ukuri ntago ari byo ngamije pe ngamije kumva ko ngomba kuzahura nawe none mbona nkubone tukicara na Jane tukaganira akabona yuko ntari kumubeshya. Wumva bizakorohera ko bakemera kuhura nabo? Ega buriya nta kidashoboka ibintu byose nta kidashoboka biva mu gusenga niko nakubwiye ikintu cyose niba narateye intambwe yo gusenga nkashaka nsaba imbabazi ntago ntekeza ko Jane nawe ni umwana mwiza pe nubwo namubabaje ako n'umwana mwiza nzi neza ko tuzahura akabyemera tukaganira. Hanyuma hari benshi bashobora gutekereza ati ni cyo kintu gitumye no mu mama hindura imyumvire ubwo nashaka kubagirira nabi cyangwa se kubababaza kundi nashaka kubiyegereza. Hari benshi bashobora gutekereza gutyo wababwira iki none mbere y'igihe? Rega nakubwiye ngo ntawabuza abantu kuvuga kuko uruhande rumwe ruba rugushyigikiye urundi rukakurwanya ariko ngiye mu by'ukuri mbabwije kuri kose ko
rwose ibyo kuvuga ngo ndanga Jenny na Promesse ko babana ibyo sinkibihagazemo. Njye nakubwiye ko nateye intambwe shaka gusaba imbabazi Jenny, nkamubwira ko namubabaje nkamusaba imbabazi rwose bimvuye ku mutima. Hanyuma iyi saha urumva uramutse basabye imbabazi bikaba bitakoroha yuko bakubabarira, wabyakira gute? Nawe azabyumva niba kuko ari umuntu ukunda Promesse, none se agomba kuza akadukunda nk'umuryango akatugana, none se natabyumva azakuraho undi muryango, tugomba kumubera umuryango cyane, agomba kubyumva akaza mu muryango tukamukunda tukamushyigikira. Nkamusaba imbabazi ngiye bitewe yuko ari ngewe wagizemo uruhare cyane kumva murakariye, niyo mpamvu nateye intambwe kugira ngo nongere kugaruka hano nongera kugugisha inama kugira ngo rwose nongere mubwire Jane yuko nisubiyeho rwose musabye imbabazi, ndetse nzasaba nabo mu muryango wanjye numva bambabaje. Hanyuma umuryango yavuze ati hari igice kimwe gishobora kuzabyemera abandi bakabyanga, niyaramuka benshi babyanze, kuko iyi saha Promesse ndabizi ko umuryango wanyu benshi batamushyigikiye, uba wumva uzitandukanye nabo, uzabana gute? Umukuru wawe n'amaraso yawe, bumva bizagenda biti, muzashwana, kuko iyi saha niwe ushyigikiye Promesse atamushyigikiye bizaba ikindi kibazo. Rega nyine mu muryango ntabwo bose babyumva kimwe, ariko bagomba no kubyumva. None se Promesse nitutamushyigikira turi umuryango, ababana ko umwana twamushyira hehe? Yajya hese Promesse we? Kandi nanone uko nateye intambwe mbashyiramo urwo rwango rwo kwanga Jenny, niyo mpamvu nzateye intambwe yo kugira ngo mpuze uwo muryango, ari abashyigikira atabashyigikiye bose nzagerageza mbahuze. Sibyo mbo biyumvishe neza yuko nta kundi byagenda. Niba umuntu yakunze aba yakunze, ntabwo namukura muri mudu yo gukunda rwose. Niwe wabwiye umuryango wa Promesse ngo bange Jenny? Urebye ninjye abishyizemo uruhare, nasi ko ninjye yagiye nkabwira nyina umubyara, nkajya kubwira abakuru be, ninjye wabigizemo uruhare rwose. Niyo mpamvu ngomba no gutera intambwe kugira ngo mbahuze rwose twiyunge babyumve nabo. Hanyuma kubera iki uvuga ati ninjye wabigizemo uruhare? Ninjye wabigizemo uruhare kubera ko ninjye wateye intambwe kugira ngo nze kuri radio mbivuge, kuri Agasaro TV mbivuge, kuko bose nyine n'abatari bamwanze, ariko nako nabishyizemo uruhare rwinshi cyane kugira ngo nze mwitangazamakuru. Ahubwo nimbe nateze intambwe nkaza mwitangazamakuru, erega burya ningewe n'abatari wenda n'abari babyemeye bamushyigikiye, ariko hano kuko wenda nanjye burya nabateye inkunga bose hagahitamo abamukundaga nabo bakamwanga. Numva ko njye abigize mu ruhare rero cyane. Hanyuma Promesse yavuze ko ati mama wacu yaneye igikomere, urumva iyi saha noneho Promesse wari ikihe kintu wamwisabira cyangwa se wamubwira? Promesse buriya icyo nzi cyo, Promesse yamara guhana na Jenny akumva kuko rwose Jenny tugiye guhura neza, Jenny bakaganira. Icyo nzi cyo na Promesse nawe azangarukira nahunde rwose naye kandi musaba imbabazi. Yego. Kuko buriya niwe Jenny nza rwose tukundanye na Promesse azishima cyane, kuko ari njye wagiye kubatanya, ari njye ubona kuko wari wagize amashagaga cyane, ako buriya nanjye nzaca bugufi, Promesse azanyumva, Jenny niyamara kunyumva tukaganira nzamuga ko biriya ni nka shitani. Ni nka shitani. Hanyuma Promesse agira ibintu bibiri umwibwira cyangwa se umwisabira, ndabizi ikiganiro cyacu aragikurikira. Promesse rero rwose nakomeza umubano na Jenny, uguhitamo nukwe, imyaka agezemo niyo kwihitiramo, ntabwo ngiye ngomba kumuhitamamo nk'umubyeyi, uguhitamo nukwe rwose. Icyatumye akunda Jenny naho bahuriye ntago nkizi, uretse ko gusa nabyivanzemo, ariko sinzi ngo bari bahuriye hehe se Promesse cyamukundiye sinkizi, uretse ko njye nagendeye kuvuga ngo arakuze, ariko Promesse buri afite impamvu yamukunze. Yego, afite impamvu. Noze ko iki wamugane yanze uriya mwana ukiri muto yagakunda Jenny, hari impamvu yamukunze. Icyo nshaka kwibwira Promesse rwose nakomeze mu rukundo na Jenny, ntago nzongera kumubangamira, ahubwo nanjye nzamushyigikira. Hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro, gira ikintu wisabira umuntu bita Jenny. Rero icyo namusaba Jenny ni ukugomeza, ndashaka ko tugomeza tukaganira, nkamuhamagara akumva nyisanzuyeho, ntabyo kuvuga ngo arantinya wenda ngo yumve ko hari ingingimenya mufitiye uburyarya. Oya, yumve ko mbohotse ku mutima, narabohotse rwose, nakundane na Promesse, nzabashyigikira cyane. Hanyuma uba wumva ku munsi w'ubukwe bwawe uzaba witwaye ute? Umunsi w'ubukwe bwawe mva rwose nzicara hariya
nka nyirawo kwa Jeni meze neza nashananise Jeni amena kado nishimye mu mutima wanjye rwose nukuri numva nishimye ahubwo nibagire vuba nakire kado nukuri ibintu ni byiza cyane kandi ni byiza burya ko umuntu yicara akavuga ati reka mpindure ibitekerezo reka nkubwire ngo n'ubutwari kuba umuntu mukuru yavuga ati narakosheje ndumva umutima wanjye uriho ikibazo hano umuntu ufite nayo ikibazo ahantu nagiye nkagira ibyo ntangaza reka nsubireyo nanone abariho nongera gusabira imbabazi nukuri ndagushimiye cyane kandi uzakomeze ubwo butwari kuko ari na benshi bahemuka ariko cyangwa se bakosa niyibuke gusubira ahantu cyangwa se yegere n'umuntu abe yamusaba imbabazi ariko uyu munsi wowe uteye intambwe none ugira icyo ubwira Promesse dusoza Promesse rwose icyo namubwira n'ubu ngubu nzi neza akankurikiye ambabarire ajya nyumvamo nka nyina wabo utarashakaga ko abana n'uwo yakunze ako rwose musabye imbabazi ahubwo akomeze mu rukundo nanjye ndamushyigikiye nukuri hanyuma ari benshi bavuga ngo Jeni ni umukecuru wowe byakira gute Jeni kuba ko umukecuru kwe rwose nanjye bye byambangamiye ariko kuba ari umukecuru ntago ari umukecuru nuko ari ngiye wari washatse kumwita umukecuru ariko Jeni ntago ari umukecuru Jeni ahubwo ni n'umusirimu cyane nanjye ndamwemera buriya Jeni ndamwemera n'umusirimu kubi niba zambabara tukaganira ariko tuzaganira ni umusirimu Jeni rwose ndaba ari gusoma agafanta asoma agafanta twiyunge Jeni hari ikiganiro naramubonye Jeni yambaye neza guko ni umusirimu rwose Jeni ntago ari umukecuru cyane ntago ari umukecuru rwose aracyari muto ni n'umusirimu cyane nabonye bafite na cano sinari nzi ko na Promesse we ari umuhanzi ukomeye ahubwo nabonye aririmba kubi ose nkubwire ngo ikisandire narumiwe noneho mbonye Jeni ukuntu ahukata nukuri byaranejeje wumve ngo nabonye Jane ukuntu umuziki awukata mbona Promesse amufashe mwene aha mu byano mbona babana barakwiranye nukuri nicyo kintu cyamaye umunezero muri ngewe numva bari abana rwose ndabashyigikiye numva abana banjye ndabakunze umva n'ugira icyo bavugaho ntago banyira ahubwo Imana ibaha umugisha rwose mbaye umugisha nukuri bakomeza babaye umugisha kibyeyi rwose mbaye umugisha kibyeyi n'Imana ibaha umugisha izabo bakire mu rugo rwabo babana amahoro rwose ko byabaranejeje cyane nukuri ni byiza cyane ko usoje ikiganiro navuga uti bari abana mbahaye umugisha kibyeyi Imana igaha umugisha nzanabashyigikira mu bukwe bwabo umva ubuse mvuge ngo iki ngira ngo imodoka baza nzanabasura umva mwana we ndabashyigikiye mu bukwe bwabo n'imodoka Jeni na Promesse bazagendamo umva ndayiyemeje umva nzemeranye ikodeshe ntabwo nshaka kubabwira ubwoko bazagendamo bw'imodoka bya bintu byaje guhindura isura umva guhindura isura gusa ninjye nabo n'abana banjye ukuntu nateye intambwe kubabaza ninjye uzatera n'intambwe kubashimisha rwose bakishima bakanezerwa nzabashyigikira mu bukwe bwabo ubyumve gutyo ninjye bivuze nukuri ndagushimiye Imana iguha umugisha uko wahinduye ibitekerezo murakoze cyane Gasaro TV.